twongeye turatomboye bana b'Imana guhurira ahangaha kuri buri munsi kugira ngo dusingize Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu aradufunguriye kugira ngo adufungurire kandi duhage kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu tariki 12 Gashyantare 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 12 murongo 26 kugeza ku 32 n'umutwe wa 13 murongo 33 kugeza ku 34. Yeroboamu amaze ku mwami w'imiryango 10 ya Isiraheli aribwira ati, uko mbona ibintu biteye ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawudi. Abantu nibakomeza kuzamuka bajya gutura ibitambo mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, imitima yabo izagarukira Yeroboamu umwami wa Yuda, maze banyice bisubirire kwa Roboamu umwami wa Yuda. Umwami Yeroboamu yigira inama, akora amashusho 2 y'inyana za zahabu, abwira abantu ati, mwakabije kuzamuka i Yerusalemu. None rero Isiraheli, ngize imana zazagukuye mu gihugu cya Misiri. Ishusho rimwe arishyira i Beteli, irindi arishyira i Dani. Ibyo nibyo byateye rubanda gucumura. Ntibatinyaga no gutambagira kugera i Dani kubera iryo shusho. Yeroboamu yubaka amasengero ahirengeye kandi afata abantu muri rubanda rwa giseseka batarabo mu nzu ya Levi, abagira abahereza bitambo. Yeroboamu akoresha umunsi mukuru mu kwezi kwa munani ku munsi wa 15 kuko byari bisanzwe muri Yuda, nuko arazamuka ajya ku rutambiro. Abigenza cyo i Beteli, maze y'amashusho y'inyana ayahaturira ibitambo. Ashyira i Beteli abahereza bitambo yari yatoranyije mu masengero yahirengeye. Nubwo ibyo byabaye, Yeroboamu ntiyaretse imigenzereze ye mibi. Yakomeje gufata abantu muri rubanda rwa giseseka abagira abahereza bitambo mu masengero yahirengeye. Uwashaka wese yamukoreshaga imihango yo kumugira umuhereza bitambo wahirengeye. Iyo migenzereze ibera icyaha inzu ya Yeroboamu, bituma isenywa kandi irimburwa ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 106. Uhoraho uratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe, koko twaracumuye nk'abasokuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Abasokuruza bacu mu Misiri ntibigeze bumva ibitangaza byawe, biyibagije impuhwe zawe nyinshi. Kuri Horebu bacuze inyana, bapfuka mbere y'icyo cyuma. Uhoraho ikuzo ryabo bamusimbuza ishusho y'ikimasa kirisha ubwatsi. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, we wakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu n'akataraboneka ku nyanja y'urufunzo. Uhoraho uratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri iyo minsi hongera kuza imbaga y'abantu badafite ibyo kurya. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, iyi mbaga nyifitiye impuhwe kuko hashize iminsi 3 bankurikiye kandi bakaba badafite ibyo kurya. Nimba sezera batariye baragwa mu nzira, kandi muri bo hari abaturutse kure. Abigishwa be baramusubiza bati, imigati ihagije abantu bangana batya umuntu yayikura he muri ubu butayu? Arabasubiza ati, mufite imigati ngahe? Bati 7. Nuko ategeka rubanda kwicara hasi, maze afata ya migati 7, ashimira Imana, arayimanyura, maze ayiha abigishwa be ngo bayibahereze. Bayihereza imbaga. Bari bafite n'udufi dukeya. Yesu ashimira Imana, abategeka kutubahereza natwo. Nuko bararya barahaga. Hanyuma bakoranya ibisate byasigaye byuzura inkangara ndwi. Ubwo kandi bari nk'ibihumbi 4. Nuko Yesu arabasezerera. Aherako ajya mu bwato hamwe n'abigishwa be, agana mu karere ka Dalumanuta. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muvandimwe, ngwino dusange Yesu kugira ngo adusanganire. Nidukomera kuri Kristo ufunguro ry'ubuzima, niko tuzakomera koko. Yesu uyu munsi nanjye arambaza ati, ufite iki ngo mpereho? Ufite imigati ngahe? Ufite iki cyatunga mugenzi wawe? Ufite iki cyagira mugenzi wa kamaro? Kugira ngo Yesu aheraho ngaho agutuburira guhe byinshi. Ayo masomo uyu munsi adufasha kurangamira impuhwe za Yesu, impuhwe zagirira abari bamukurikiye. Yesu tugaburira ubwo tujye gutondagura inshinga yitwa gutubura.
multiplier. Hamwe turaza kubona ko iyo nshinga gutubura iyo itondaguwe neza abantu bararyoherwa bakanyurwa bakishima. Naho ndakubwiza ukuri iyo itondaguwe nabi igakoreshwa nabi au sens négatif, gutuburira umuntu babateka mutwe batuburira abantu, icyo gihazamo igihombo, kwivovota, indashima, umururumba ababyeyi kubera inda nini. Bityo nanjye w'umukristo nze kuvanga kuri buri munsi namenye gutubura, namenye gutondagura iyo nshinga neza nk'uko Yezu abigenjeje. Uko Yezu anyigisha gusangira n'abandi duke twineza. Iyo dusangiye na Yezu tugasangira duke twineza n'abandi, bwa bumwe ya Ukaristiya turahaga. Yamvuga kinyarwanda nziza igira iti aho mwagutari urukwavu rumwe rwisasira batanu. Duke twineza dusangiwe na benshi turatubuka bikaba byinshi, abantu bagahaga bakishima. Nguko kunyurwa ni inshinga uwo tuburiwe na Yezu yese agomba no kwiga gutondagura. Ngo umunsi umwe umubyeyi yari afite abana batatu, ubwo hari mu gihe cy'inzara, nuko umubyeyi umunsi umwe yagiye guhingiriza, baza kumuha amavoka 2 ahiye kugira ngo aramire abana be. Ngo muri abana batatu 2 bakuru muri bo bari basanzwe bafite umururumba. Nuko uyu mwitozo ukagira uti wagabanya ute abo bana batatu ayo mavoka 2 ku buryo bose banyurwa kandi bakishima. Kugabura warangiza abana bakishima. Nuko umubyeyi inzara yarumye, uzi uko inzara iryana, uzi kugabura neza, afata amavoka 2 ayaha abana bafite umururumba babakuru, maze arababwira ati ngaho nimugende muhereza mugenzi wanyu uko mushaka. Ndavugiza ukuri babyeyi babana bafite umururumba bakiriye za voka bishimye mama wabo ko abahaye icyubahiro ko ari bakuru. Nuko noneho buri wese mu bwisanzure bwe agafata igisate kimwe cya voka akamanyura agasaturamo 2. Nuko igisate kimwe kajya undi muto niyo mukurikiye ababyeyi abana bombi ko ari bakuru. Umwe yajya arya igisate kimwe, ikindi akajya wa wundi. Nuko undi muto yisanga ari wariye avoka nzima, kuko bombi nyine bagiye bamugena igisate. Ngo birumvikana bahita bajya ku ishuri bishimye. Umubyeyi uzi kugabura neza, wa mubyeyi udateza abana be amacakubiri, umwiryane, ukamenya buri wese n'ukuntu wamutwara. Babyeyi nguko gutubura, cyagiye iwacu hari ubukene, hari inzara, cyagiye iwacu hari ibibazo, bityo ugakora ku buryo buri wese yishima akishimira uko wamuhaye. Nanjye w'umukristo niyumvishe umunsi ko ngomba gutubura neza. Erega icy'ingenzi gihaza ntago ari ubwinshi quantité, ubwinshi bw'ibiryo, dore ko experience yerekana ko n'abafite ibya mirenge babandi barara mu mazu y'imitamenwa bakarya by'agatangaza. Hari n'igihe babirya ku muguruko bakabirya babitamwa amarira. Nanjye kuvuga nk'umugabo urara ukubita umugore we kandi bakize, kandi byaba amafaranga barabifite n'ibindi byose, ariko babuze methodology yo gusangira. Ahubwo icyeza ashaka gutubwira uyu munsi ni ukwiga gusangira neza, uburyo bwiza bwo gutubura nanjye nkabukoresha. Burya mubyeyi nubwo wabona ibintu bya mirenge ariko utanyurwa, ntushobora guhaga, ntushobora guhirwa. Ni nacyo kibazo umwami Yerobowamu yahuye nacyo mu isomo rya mbere ubwo twarizirikanye, gutanyurwa akajya umurumba n'ifemba ry'ubutegetsi, ubuyobozi. Nuko atangiye agira ishyari mugenzi wa Yerobowamu wayoboraga imiryango 2 ati ntitonze ubwami bwazasubira mu nzu ya Dawudi. Nuko mu gukemura icyo kibazo n'umurumba mwinshi yigira inama akora amashusho y'inyana kugira ngo bajye bayasengeraho, aho kuzamuka i Yerusalemu, aho kuzamuka bajya i Yerusalemu gusenga Imana nyakuri, hato ngo batazakurizaho bakamucika. Idolatry. Mbega ubwami buraha ababyeyi gusenga ibigirwamana. Gutya twavuga ko Yerobowamu atuburiye Imana, atuburiye n'umuryango w'Imana. Nivugiraga nyine gutubura mu nyito mbi, gutubura ibigirwamana bikaba byinshi, nguko gutubura urwango, gutubura ingeso mbi, ngiki igihombo, nguko guhomboka. Ça c'est la faiblesse spirituelle. Kubura Imana mu buzima bwawe ikintu kibigirwamana, uko no gutubura mu buryo bubi nyine, guhomboka no guhombana. Nanjye umunsi nakwibaza niba hari ahantu nagiye nkwirakwiza inabi, akarimi karekare, umuntu uva ngagera akaboko karekare gukorakora, cyangwa nkaba namera nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Kananye nk'ubu muri ibyo wasabura uyu munsi nsaba Imana imbabazi pe, mfukame pe. Imana intuburira urukundo muri nge, kuko urwo mfite ari rukeya. Nkagira nti uhoraho uratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Amen. Mana koko twaragutuburiye dukora nabi, dusenga ibigirwamana, utubabarire Nyagasani. Mu ivanjiri ho uyu munsi turumva gutubura mu buryo bwiza, uburyo abantu bishima bakanyurwa. Yezu aratubura imigati, la multiplication de pain. Icyo Yezu ari gushaka ni ihirwe ry'abantu. Iki kibazo cyabajijwe na Yezu uyu munsi,
yari afite imbere ye imbaga y'abantu benshi baje bamusanga bamukurikiye, ariko nta byo kurya bafite. Nuko rero Yesu akabagirira impuhwe, ariko abigishwa biragaragara ko bashidikanya kandi bafite impungenge z'ukuntu Yesu yagaburira abantu nk'ibihumbi 4, bibaza uko biza kurangira. Ariko Yesu mu kubahumuriza arababaza ati, mufite imigati ngahe? Bati ni 7. Umubare 7 muri Bibiliya mu Giheburayi zayin bivuga intwaro, kurwana urugamba rwa roho. Uyu mubare ukavuga ikintu cyuzuye, la perfection, gishyitse, ikimenyetso cy'ubutungane, satisfaction, gihagije. Nk'uko Ukaristiya ari sacrement de satisfaction, isakamero ryo kunyurwa nyine. Niko bavandimwe, iyi migati yazagaburiye aba bantu bari bamukurikiye iraza kubakiza inzara yo ku mubiri ndetse n'inzara yo kuri roho, nk'uko amasakamento nyine nayo ari 7. Iyi migati 7 n'ibyasigaye inkangara 7, aya masakamento ko ari 7, imenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye. Amen. Ku bantu cyangwa kubigishwa iyi migati 7 ni mike pe, ariko ku Mana, kuri Yesu iruzuye, iraza kubahaza, irasendereye, irahagije. Baraza guhaga, baraza kurya bahage, barahaga ku mubiri no kuri roho. Iri tubura ry'imigati birerekeza kuri Ukaristiya, umubiri wa Kristo duhabwa. Bamwe rero babahakanye kandi babandi bagira umururumba baba ari kwibaza, ariko buriya kariya kantu kari buze kuduhaza? Ninde kahaza kariya kantu koko? Akantu kangana urwara kari buze guhaza nde? Ngiye bibaza abantu baba ari kwibaza autour de pain, hejuru y'imigati. Nibyo koko mu Kristo umuvandimwe, uramutse ugiye mu Ukaristiya ugashakiramo ubunini, umubyibuho, icyubahiro, guhaga, nanjye kuvuga guhaga ku mubiri nk'uko wahaga ibijumba ndetse n'ibishyimbo, ukabishakira muri Ukaristiya, waba uri kwibeshya, ndi wabibona. Ahubwo ni uguhaga kuri roho, guhaga umunezero, ibyishimo bya Yesu Kristo, ukanyurwa. Ako kantu Yesu aragakunda, kunyurwa. Nganyurwa n'uko ndi, nganyurwa n'ubuzima ndimo, nganyurwa n'ibyo mfite, satisfaction. Niba Yesu nduzi birampagije. Umubare 7, satisfaction. Muri evanjiri ntuzitinde cyane ku ngano y'abariye bagahaga cyangwa ku tuntu duke Yesu abagaburiye, Yesu atubuye bityo bagahaga nk'uko babitubwiye. Ahubwo twerekeza handi, twerekeze kuri Yesu, tuva ku migati yiturya twerekeza kuri Yesu, umugati w'ubugingo bw'iteka, ifunguro ry'ijuru, impamba y'abagenzi. Umugati ushushanya ubuzima bwacu bwa buri munsi, tugomba kugaragazamo ibyishimo, tugatuburira abandi nyine. Uku kurya ni uburyo bwo gushyira hamwe nk'abari bakurikiye Yesu, nk'uko Ukaristiya ari ikimenyetso nyine cy'ubumwe. Umwe akazana ifu, undi akazana inkwi, undi akazana umuriro, undi akaza gucumba, nuko ubugari bukaboneka, ndetse hakajya n'uza kuzana avoka, za avoka 2 babyeyi. Navugaga nyine ubugari ushobora kurisha avoka kandi ukanyurwa. Uko niko dushyira hamwe duke twineza kubera umutima mwiza dufite. Ukazana impano yo gusenga, undi akazana impano yo gukina, undi akazana impano yo kwita ku bandi, kuririmba, kuvura, kwigisha, guteka, kugabura, gutuburira abantu ibyishimo. Iyo izo mpano zose zije zisanga turi hamwe, nk'uko Yesu nyine atwicaza hamwe, abantu bari bamukurikiye, abantu twagiye gusenga, izo mpano ziratubuka, twese tukamererwa neza bari mu ikoraniro rya Yesu, abakurikiye Yesu. Ngo kwera imbuto nyinshi zikagirira akamaro kiliziya y'isi yose. Naho iyo uri umunyamwaga, umunyabugugu, uhanira gupfukirana ibyiza by'abandi, ukagira umururumba, ngirye ishyari, barangiranye we, barandushije we, ukarara ubyimbye, amazuru yafatanye n'umunwa, nguko kwikubira utazigera uhaga. Ndashima ababyeyi, n'indi mico myinshi mibi iranga ingayi, icyo gihe uzamenye ko ugiye guhomba kandi uzahombana. Icyo gihe uri gutuburira abandi mu buryo bubi bunyuranyije n'ubwa Yesu, gutuburira abandi mu rwango. Kandi byaba ngo umunsi umwe umugore wimanaga cyane ku biryo muri quartier, ngo iyo wajyagiwe ugasanga yahishije, warasuhuzaga agahita aza kwitabira ku irembo ngo hato utaza kumenya ibyo amaze guhisha, nuko akarwanira kugusubiza vuba na bwangu ngo wihute kugenda bityo utaza kumurira ku biryo. Ibyo bikora inshuro nyinshi ngo ku buryo nta numwe ari kwihera no ku mazi yewe yo kunywa. Ngo umunsi umwe aza gukarangura ukarango ruhumura, abahisi n'abagenzi birabahumurira. Murumva kari akaboga, dore ko kari mboneka rimwe muri ibyo bihe mu gihe cy'inzara ababyeyi. Uwo mubyeyi yari umukire birumvikana, nuko umuturanyi umwe urukarango ruramukubita, abonye atakomeza kwihanganira iyo mpumuro iri kugenda imukirigita, aza kwisabisha umunyu kuri wa mubyeyi w'umukire. Nuko ageze kuri wa mugore ahita apfundikira isafuriya vuba na bwangu,
ngo azi iby'umwuka uri gukomeza utarukira uwo muturanyi, nuko ahita asohoka vuba na bwangu ajya kuvugisha wa muturanyi ngo amwirukane vuba na bwangu amwohereze iwe vuba vuba. Ubwo kubera kwihuta nta no kubitekerezaho vuba vuba, mu kugenda asiga apfundikiye safuriya y'inyama n'umururumba mwinshi yahutihuti byari bihumye. Nuko wa mubyeyi atari kubyitaho neza afata ibase yari imwegereye, niyo yahise apfundikiza ya safuriya ishyushye ngo ari gutangura no gukabukira wa muturanyi ngo agende vuba vuba. Nuko wa mubyeyi amaze gushishikariza wa muturanyi ko nta munyu afite, nuko aramuherekeza amugejeje kure. Amaze kwizera ko atongera kumugarukana, ahita ajya kureba ya nkono ye. Ngaho namwe nimunguriye iyo foto yuko yatunguwe neza cyangwa nabi. Nuko wa mubyeyi w'umukire yasanze yabase yashongeye muri za nyama kubera umuriro, ibase yo gutwikiriza isafuriya ishyushye babyeyi, kubera ubugugu, kubera umururumba. Ese babyeyi, uyu mubyeyi uru rukarango izi nyama yakaranze neza azaziryaho n'amayeri ki? Ibaze nanjye nibaze. Nguko kwikubira, kwivumbura, kugira ubugugu, umururumba biguhombya ugahora ku nkeke ngo baramfashe basanze ndi kurya, ariko barabeshya ni hahandi ntawe nanjye nza guhereza. Nyamara gutanga mubyeyi bitanga ibyishimo kurusha guhabwa. Bakristo bavandimwe, ntiturageraho shitani itatera ibuye. Inda nini babyeyi, ushaka kudasangira n'abandi. Uko Yezu abaza ku ruhande rumwe iki kibazo ati, ufite iki ngo mpereho ngitubura, ngugaburire, ngwiteho, nkwambike, ngwishyurire amadeni ufite, nkiza abandi, ngukize uburwayi ufite, ngukize ubukene. No kwitonda ni nako shitani nayo ikubaza ku rundi ruhande iti, ufite iki ngo mpereho nkurindagiza, ibyaho mbihombye, inyama zawe nzihombye ntihongere kuziryaho. Ufite iki ngo mpereho ngusenya, nkurindagiza, nkwinjirana. Ya idolatry, bya bigirwamana. Usenge ibigirwamana babyeyi, n'utundi twose dufite mu rugo iwacu tutari mu murongo w'Imana. Aho niho shitani ihera kurindagiza. Nguriya mwami Yerobowamu twumvise mu isomo rya mbere, bityo ugapfa uhagaze kandi byabama. Nuko nanjye Yezu uyu munsi mfashe umugambi ko aho nza kugera hose, ibyo nza gukora byose nza gutubura neza, ngatubura urukundo, ngatubura impuhwe, tubura kwihangana. Aho ndi ntihakaranga umwiryane, nuko ngatubura umugisha, abo ngezeho bose bakishima nkuko Yezu nawe ubugezeho bose abugaburiye bishima bagahaga bakanyurwa. Nuko tubana nkamutuburira urukundo, si mutuburire muri za divorce gatanya nka sekibi. Bityo tubana nawe akishima, akarara neza, akararana akanyamuneza. Yezu umwana w'Imana, umpa imbaraga, unkomeze muri iyo migambi myiza mfashe, atari ku bwanjye ariko. Bityo ntuburire inzira nziza zose nanyuramo nkora neza, untuburire inzira nziza buri munsi Yezu mwiza, Yezu nyirimpuhwe. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.